Umuhanga yaravuze ngo imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho. Ubwa mbere mu mateka Mugisha Emmanuel uzwi nka Clapton Kibonke yujuje ibiro 60. Aries. Cyane. Happy 60 kilograms. 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 Hari ku itariki 19 Ugushyingo 2024. Aha niho Clapton yakoze amateka yo kuzuza ibiro 60. Ibi byashimishije abatari bake ndetse binavugisha benshi kuri iyi mihanda. Uyu munyarwenya ukunda gusetsa cyane ahanini yibanda ku ngano ye, ndetse biranagoye cyane kugira ngo uzamubone stage azarinda ava stage atavuze ku bijyanye n'ingano ye. Bitewe n'uko angana ni naho yakuye izina rye Kibonke. Ese ubundi Clapton Kibonke ni muntu ki? Ngo ikaze kuri Admount Niyu. Ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo haye ikaze. Ndongeye ngo ikaze mu muryango uri kwaguka Admount Niyu. Nukunda ibyo dukora ukande subscribe, naho nukunda iyi video ukande like. Abonyesha nimba muri ruku nzajya niruka. Ya. Amoka zadiko. Gituza kijye. Ni kure. Mugisha Emmanuel ni umubyeyi w'abana batatu, ari bo Mugisha Nera Oriana, Mugisha Nevan Olson ndetse na Mugisha Noran Orion. Aha birumvikana neza cyane Clapton Kibonke ntabwo yibyaranye aba bana, ahubwo yababyaranye n'umukunzi we akunda cyane Ntambara Jack, dore ko no mu minsi yashize yamuhaye impano y'imodoka. Clapton Kibonke ni imfura iwabo ndetse akaba n'umwuzukuru mukuru. Mu bintu byatumye atiga ngo aminuze nuko yafashaga barumuna be ndetse no gushaka ubuzima i Kigali. Aha birumvikana neza yafashaga ababyeyi be kurera barumuna be. Uyu munyarwenya Clapton Kibonke yavukiye mu gihugu cya Uganda, gusa ntabwo yahakuriye. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi we n'umuryango we baje kwimukira mu Rwanda batura mu karere ka Nyagatare, naho ntibatindayo bahita baza gutura mu karere ka Bugesera. Aha niho Clapton Kibonke yakuriye. Gusa nyuma yaho ababyeyi be bongeye gusubira i Nyagatare. Uyu munyarwenya yasobanuye ubuzima bukakaye yakuriyemo, avuga ko yahuye n'uburwayi akiri umwana muto cyane yiga mu mwaka wa 4 wa primaire. Ubwo avuga ko yafashwe aribwa mu nda hanyuma inda ikabyimba, ubwo haje kuzamo n'inkorora hanyuma agakorora igihe kirekire, iyi nkorora ikaza kwangiza ibihaha kugeza ubwo igihaha bafashe umwanzuro wo kukibaga. Uburwayi bwo ni ukuva ndi umwana, wenda byibuka yuko nari ndi mu wa 4 primaire. Nafashwe ndibwa mu nda, biba grave nyine, birindaho mbyimba inda, byimba ndafuruta, barakomeza kumvura, hazamo gukorora cyane, hazamo inkorora nyinshi cyane. Icyo gihe nivuzaga bya Kinyarwanda, kubera gukorora cyane nza kwangiza ibihaha cyane cy'ibumoso. Tubaze guhera ubu ngubu ni imyaka 27 ishize, ariko iyo myaka yose yabaye mfite icyo kibazo ariko ntacyo kintwaye. So kugeza aho nyine kwivuza bibaye byinshi mu gihe gito. Ubwo rero ibyo byabaye last year nibwo byabaye grave, aho byageze aho cya gihaha cyari kirwaye kuva iyo myaka yose cyageze aho gihagarara. Abaganga bemeza yuko ubwo kitagikora n'ubundi ntacyo kimaze uretse kunteza ibibazo by'imihumekere, bahita bemeza gukora surgery yacu bakagikuramo. So nabazwe 12 z'uyu mwaka mu kwa mbere muri Faisal.
Uyu mugabo kandi ashima Imana cyane yamufashije akaba muri icyo kibazo akagishakiramo ndetse akanakibyariramo. Mu byumvikana rwose birumvikana ko Clapton Kibonke yabayeho mu buzima bugoye. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho. Icyo nshimira Imana nuko nabibayemo gutyo, mbishakiramo, mbyara abana, nkomeza kwiyubaka ku bw'umugisha w'Imana ndakira. Nari mbayeho mu buryo bwo kwitegura n'ubundi ko nshobora kutabaho, ariko ntawe nigize mbyereka. Mu mwaka wa 2018 Clapton Kibonke nibwo yasezeranye mu mategeko na Ntambara Jack, ibitaravuzwe bamwe kuri iyi mihanda, aho bavuga ko Clapton Kibonke akiri muto. Ibi Clapton abivugaho yuko ibi ngibi yabikoze under pressure, yabikoze huti kugira ngo abyare umwana, basi nanapfa azapfa asize umwana. Akaba ashima Imana cyane ko yayisabye umwana nayo ikamuha abana. Ndibuka ko nashatse umugore atari uko nifuza gushaka, ahubwo nifuzaga ko ndamutse mpfuye nasiga umwana. Nifuje umwana mbere y'urushako, nimvuga kuko iwacu ndi imfura nkaba n'umwuzukuru mukuru. So navugaga nti se ubu ndamutse mpfuye ntasize umwana ntibazanyibagirwa, ariko ndashima Imana yuko nyine uko byagenze nabonye umwana, nasabye umwana, Imana impa abana. Ariko icyo navuga cyo nuko muri icyo gihe ndwaye, ibintu byose nabikoraga under pressure. Uyu mwana w'imfura ya Clapton Kibonke ni umuhanga cyane. Akenshi akunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga z'ababyeyi be, bakumva amagambo ye kumva ari mu ubwenge ugereranyije n'imyaka afite. Ibi bivugisha benshi kuri iyi mihanda, bamwe bakavuga bati agiye gukurikiza se, dore ko se nawe amaze kwigarurira imitima ya benshi kuri iyi mihanda. Uku kwigarurira imitima ya benshi ni uburyo ibihangano bye bikunzwe, haba yakinnye filime ndetse yagaragaye muri komedi, byose ubona bikunzwe kandi bakamwakira neza, ubona ko bamufitiye urukundo. Mu mwaka wa 2021 Clapton Kibonke yahawe igihembo na The Choice Award kizwi nka Rwanda Influencer Comedian. No muri mwaka wa 2024 yahawe igihembo cy'ishimwe na Mashariki African Films Festival ku nshuro ya 10. Kibonke kandi afite filime ikunzwe cyane yitwa Umuturanyi. Iyi filime yayitangiye 2020 mu gihe cya COVID-19. Iyi filime yakiriwe neza kugeza umunsi wa none, ubona ko ikunzwe cyane kuko irimo urwenya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye n'amasomo atandukanye. Si ibyo gusa kandi mu minsi yashize yatangije indi filime yitwa Icyaremwe Gishya. Iyi nayo yakiriwe neza cyane. Clapton Kibonke kandi kuri YouTube channel ye ajya anyuzamo rimwe na rimwe agashyiramo comedy zitandukanye, nazo zikakirwa na benshi ubona ko babyishimiye. Nkwibutsa ko uyu ari umuryango At The Mountain You, ni umuryango uri kwaguka. Buri wese abemerewe kumwe mu banyamuryango. Kuba umunyamuryango nta kindi bisaba no gukanda kuri subscribe, hanyuma ugafungura n'inzogera kugira ngo atazagera inkuru nimwe gucika. Tuganira ibya entertainment ndetse n'ibyo gucicikana kuri iyi mihanda. Nukunda ibyo dukora rero ukande subscribe, hanyuma nukunda iyi video ukande like. Tubure mu nkuru yacu itaha rero. Ndabakunda.